Reka nongere mbaye ikaze rero kuri Rwanda karibu tuganire cyane cyane kuri video nashyize ejo aho navugaga ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Congo. Nje gusubiza rero zimwe muri comments z'iyo video nubwo mbona abantu bakiriye ari benshi. Hari wambajije ngo ese u Rwanda na Congo basinya amasezerano gute ngo byabacanze, abandi bagatukana, abandi ukabona ko nta n'ubumenyi baba bafiteho, nta kintu kimwe babazi. Uyu munsi rero nkabanje gusubiza izo comment nkanakwereka koko ibi bintu ari danger. Ibintu ni danger nkuko abantu babivuga. U Rwanda rwasinye amasezerano gute na Congo, ibintu ni danger. Neza ukora video mbabwira ko uriya mwami wa Qatar ari intumwa ni gatumwa ku Rwanda na Congo, kandi ni inyungu z'abazungu akorera, nta kindi akorera. Abanyarwanda rero twebwe tubikurikira buhumye. Ibi bintu ntabwo ari igihe cyo gutukana, kuko weho muhutu, weho mututsi, nimwe abanyarwanda bizagiraho ikibazo n'ingaruka zikomeye cyane, kuko ibi bintu bigomba kudafatwa minenembwe nk'uko abarundi babivuga. Abantu kuko bumva ko bakunda igihugu, bakunda u Rwanda, bashaka ko abanyarwanda babana mu mahoro, bagomba gusobanukirwa ibintu, kuko maze kubona ko imyumvire y'abanyarwanda ikiri hasi cyane nk'uko ngiye kubikwereka. Reka nzimikwereke rero ukuntu imyumvire yacu twebwe abanyarwanda iri hasi cyane, ku buryo abantu ushaka no kubasobanura uko ibintu bimeze bagatangira gutukana batazi n'ibyo barimo. Reka tuze turebe ibyo bintu. Urabona hano kuri iyi foto barakwereka igipimo, ikigero cy'imyumvire. Abantu bafite imyumvire iri hasi iciriritse baba bibereye mu kimwaro, mu kwishinja, mu gahinda n'ubwoba, kubaho kubwoba kugeza ku ijana. Urabona ko abantu bibereyeho kubwoba. Mbwira ukuntu wabaho kubwoba n'agahinda n'ipfunwe n'ikimwaro, ukambwira ngo uzagira urukundo, ugira amahoro. Reba amahoro ari hejuru ya ugira unyurabwenge. Byashoboka gute? Urumva ko dufite urugendo rurerure. Urumva ko abanyarwanda benshi bibereyeho mu bwoba, n'abanyafrika muri rusange. Ariko noneho mbere yo kwinjira muri iyo video, reka maze nkwibutse ko mu bihumbi 2014 nanditse kino gitabo cy'amapaji 600 uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi, uko byagenze, ingaruka zabayeho ku bahutu turazizi, uko ibibazo byaje mu Rwanda nibyo tugomba kumva kugira ngo hato ibintu bitongera kutwitura hejuru, nkuko ngiye kugusobanura ikibazo cy'ibi bintu u Rwanda na Congo aya masezerano asinywa ate. Kubw'iyo mpamvu ntabatindi, reka manze nkubwire kandi kantu kamwe. Niba uri umunyarwanda ushaka kumenya ukuri, manza ufate Bibiliya uyisome imbere n'inyuma. Kubera iki? Ntabwo nkubwiye ngo bimire bunguru nkuko abazungu bakubeshye, kuko iyi Bibiliya nayo bayihindemo ibitabo byinshi cyane, babivanamo, bahindura amagambo menshi cyane. Nibyo n'abantu ushobora gusanga n'abanyarwanda bari kujya impaka batazi. Iyi Bibiliya nayisomye 4 byibuze imbere n'inyuma, ukumva ibyo ari byo. Bafashe ijambo ry'Imana bararigoreka kugira ngo bariyoboze abantu, ariko uko Imana yabishakaga ko biba bivugwa ntago ariko bimeze. Iyo umaze gusoma Bibiliya rero ukamenya amateka yawe, ukamenya ibintu byose, nibwo umenya gahunda z'abazungu. Reka tubyinjiremo rero mbikwereke. Ibyo nabyo karagaciyemo nkwereke neza ko abanyarwanda batumva ikibazo cyabo. Ariyo mpamvu benshi bari kumbaza ngo u Rwanda na Congo basinya amasezerano gute. Reka mbikwereke. Tubyinjiremo rero. Uyu mwami wa Qatar namukozaho amavideo mbere, ndavuga nti uyu ni gatumwa, kuko n'abanyarwanda ahubwo bari kwibaza ngo ese ninde uri bumwegukane? Ni Kagame umwegukana, ni Kisekedi? Ibyo bintu byabaye mbere yuko basinya amasezerano, bari kwibaza ngo ninde uzamwegukana. Uriya mwami wa Qatar rero, nanjye ibintu ntarinzi mbonye mu kanya ngiye kukuganirizaho, ndakubwira ikibazo cy'ibintu ukuntu biteye, maze noneho turebe koko nimba ukunda u Rwanda. Niba ukunda u Rwanda kurusha abandi nkuko bamwe mbona baba bivuga, bamwe banatukana, witukana. Ahubwo reka mbibutse, abanyarwanda birirwa baririmba basakuza ngo bakunda u Rwanda kurusha abandi ni ba Petero. Kristo yabwiye Petero, nyamara uri bunyihakane gatatu, inkoko nibika
gatatu nawe uraba umaze kunyigira gute kunyihakana gatatu. Inkoko nibika uraba umaze kunyihakana gatatu. Niko byagenze. Aba Banyarwanda nabo birirwa bavuga ngo bakunda u Rwanda kurusha abandi cyangwa bagatukana cyangwa bakora iki byose, ibibazo biteye nibo basimbuka. Gihamye rahari. Petero yemereye Kristo kamukunda 100%, inkoko yabitse amaze kumwihakana gatatu. Mujye mutuza rero mwumva ibibazo kuntu bitere kandi basobanurira ikibazo cy'uyu muntu wa Katari. Kandi nkwibutse ko Abarabu banga abirabura kurusha abazungu banga abirabura. Uriya mugabo wa Katari rero ntabwo agenzwa na kamwe. Duhere ku Rwanda. Ni nawe yahereye aza mu Rwanda. Kuki yaje mu Rwanda n'iki cyamuzanye? Bigusobanurira. Yaraje kwemeza Kagame ko agomba kujya gusinya ari amasezerano. Nicyo cyamuzanye, nicyo cyamugenzaga. Amerika yaramubwiye ngo umaking sure uko bishoboka kose azaze gusinya. Kuki Kagame yagomba kujya gusinya? Urebye uko bimeze, Kagame ku bushake bwe ntago yari kujya gusinya hariya kuko u Rwanda ntago ruri mu ntambara na Kongo nyine. Yari M23. Noneho barabipfunditse M23 na Kongo bajya gusinyira Katari kugira ngo noneho babone uko bazana Kagame neza mu masezerano. Uyu mwami aza kumukonvinsinga, nicyo cyamuzanye, nicyo cyamumanuye hariya. Kandi abantu benshi bavuga ko akorera Amerika nyine. Araza akonvenga Kagame nk'uko ubibona, dore ngabo bari gutambuka, baraza nyine n'uburyarya. Abantu bazi gusoma ibyo amarangamutima cyangwa bazi gusoma uko umuntu imyitwarire amafoto murabibona. Ngiye ni ibintu nzi neza ko uriya mwami wa Katari nta bucuti afitanye no mu Rwanda, ahubwo nubwo bwabo hari nubwo kuryaryana. Abazungu babonye ko hari imbehe baranamukoresha kuko yaramaze kujyamo neza, ari ubona aza mu Rwanda atanga amakuru y'ukuntu ahubwo noneho buriya butunzi bwa Kongo bagomba kubusahura mu mahoro hadakoreshejwe intambara. Kubera iki? Kubera ko ibihugu byinshi bivuga iteka ko Kongo irembejwe n'impfu z'abantu benshi birenga amamiliyoni n'amamiliyoni, bize umutwe rero undi muvuno wo gushaka amahoro kugira ngo basahure. Gihamya ni iyihe? Gihamya nuko uriya mwami wa Katari yazajya muri Kongo. Urabona ukuntu asekana Kisekedi, ntago waba ufite umwanzi noneho umuntu wita inshuti yawe ngajye ku mwanzi wawe. Ibyo nabivuzeho ku mavideo ya kera. Kubera iki rero ikintu natahawe gishyashya ntarinzi nanjye. Katari na Kongo basinye amasezerano ya miliyari 21 nk'uko byumva aho ngaho. Le tapis rouge a été déroulé à Kinshasa pour accueillir l'émir du Qatar. La cérémonie a été diffusée en direct à la télévision nationale, preuve de l'importance de cette visite pour la RDC. Alors l'objectif de la venue du cher Tamim Ben Hamad Al Thani, c'est de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Plusieurs mémorandums d'entente ont été signés dans les domaines des transports, de la justice ou encore de la jeunesse. En septembre, une société qatari avait annoncé son intention d'investir 21 milliards de dollars dans le secteur minier et des transports. Alors si cette visite de l'émir du Qatar n'est pas directement liée au processus de paix, la situation sécuritaire dans l'Est congolais a bien été évoquée. Le Qatar... Ibaze nawe dufata u Rwanda rwavuga ko rutari muri Kongo, M23 ko iri ku bwayo nta muntu yiri inyuma. Ni gute umwami wa Katari yafata miliyari 21 yabize amadolari yabize amayero azishora ahantu hari intambara hari imirwano? Aribyo nakubwiye muri video y'ubushize. Ntago ari amasezerano agomba gusinywa n'u Rwanda na Kongo, ahubwo yagomba gusinywa n'amasosiyete y'abazungu yiba amabuye y'agaciro muri Kongo hamwe na M23. Nibyo byagomba gusinya amasezerano. Kuko iyo bisinya amasezerano ikibazo cyari kuba kirangiye, twari guhita tubona abajura ni bande? Ni abazungu. Uriya mugabo wa Katari rero byagenze gute? Yararebye abona M23 irababangamiye. Ibabangamiye gute? Kubera ko ntago bahakorerwa ubucuruzi. M23 hari igomba kuvanwaho, kandi noneho nimba tuvuge nimba ibintu byarajyaga mu Rwanda we akabireba, yagenzwaga no mu Rwanda kwiga uko ibintu bikora. Yaraje areba uko ibintu mu Rwanda bikora. Wibuke bavuga mu Rwanda ari uruganda rutunganya mu by'agaciro. Yaje kubireba, arabyiga, areba imari irimo, arangije ajya dike n'abazungu, basanga harimo agafaranga ka Katari,
aravuga ati bazungu rero reka nkwereke uyu muntu tugomba kumuvana imbehe ku munwa tukayikubira twebwe bigakora ari uko hari amahoro tugagira umushinga wo kugira ishoramari rya miliyari 21 hari amahoro. Urumva ko ikibazo kimeze ibintu ni danje. Niba bashoyemo miliyari 21 rero nkuko byumva yo France 24 bivuga hagomba kuba amahoro. Ntago abarabuze ukuntu bakunda ifaranga, abazungu nuko bazi ko nyine turi ibijuju wamugana w'abarundi biriya byose. Ni gute u Rwanda rusinya amasezerano na Kongo abaturage b'u Rwanda batazi ku bintu bimeze? Ese abantu bose bakibaza u Rwanda turi mu ntambara na Kongo se? No, nawe byibaza. Ni ukuvuga ngo rero niba barashoye miliyari 21 bakavuga amasezerano agomba kubaho, bigomba kubahirizwa. Ku rundi ruhande ntiwakwirengagiza ko u Rwanda rwari rufite ububasha bigaragazwa n'amasezerano basinye nyine. Urumva Kagame baramubeshye baramukina akinwa n'uriya mugabo wa Katari bamuzana ku masezerano hanze ku Karubanda kandi ubundi atarakagombye kuvuga ko u Rwanda ruri mu ntambara na Kongo. Kiriya rero ni igitego cy'umutwe Kisegedi yatsinze aribyo ngiye gukoraho video yindi zikukira nkwereka ukuntu watsinze muri amasezerano nindi hagati ya Kagame na Kisegedi. Uko byagenze uriya mwami wa Katari niwe washoye Kagame amujyana muri amasezerano bamwizeza ibintu byinshi cyane, ariko abazungu n'abarabu uko bigenda turabizi. Wibuke ko no muri Bibiliya kuva kera na kare kugira ngo abazungu bifatire ku gahanga ubwoko bw'Imana aribwo birabura aribo twebwe byagizwemo uruhare n'abarabu. Ariyo mpamvu na hariya muri Afrika ya ruguru hose hari abarabu, hariya hose hauze ari abirabura gusa bahatuye. Uko byagenze nabyo ubishaka nabi gusobanurira. Ingaruka ziri muri ibintu nizihe rero? Nuko u Rwanda ntago ruzabyihanganira. Bitinde bitebuke yaba Kagame yaba u Rwanda bagiye kubona ko yaba Katari yaba Amerika bababeshye. Bizahita bigenda gute rero? Intambara zitongera yubure niyobura abazungu n'abarabura bazi ko bakora bazatavuga ati dore ibyo mwemeye ntabwo mubikurikije, tugomba kubatera cyangwa se tukabafatira ibihano cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bari abazungu ntago ari abantu. Kubw'ibyo u Rwanda ntago rwari rwakagombye kujya gusinyira amasezerano. Ririya ni ikosa rikomeye cyane, ahubwo bari kureka kuntu barangiza ikibazo hakiri kare bitari byagera kure, kuko niramuka hubuye imirwano barasinya amasezerano urumva ko noneho abazungu bazabonye rugari rwo kwivuna u Rwanda ku mugaragaro, ibindi bikaba ubuhanuzi nkuko nabikubwiye. Ahubwo rero wowe muntu umunyarwanda wumva ukunda u Rwanda ufite ku mutima udashaka ko hameneka amaraso nanone mu Rwanda, shaka ukuri, kunda ukuri, kuko abenshi nta kuri mwifitiye. Abanyarwanda benshi turangwa n'ibinyoma, kudakunda ukuri, kandi nimba nta kuri kuri mu wewe udakunda ukuri gusangiza abantu ukuri ntabwo uzabona Imana. Ibyo bintu rero ndakubwiye nti igitabo naracyanditse muri 2014 cy'amapaji 600 navugaga ko u Rwanda hano hari u Rwanda rumeze nk'ikiraro gicitse kubera jenoside yakorewe abatutsi yahabaye. Ujya hirya u Rwanda rwagiye rucika 5 9 7 3 9 na 4 bakarusho, ariko noneho rwongera kuba nk'ikiraro gicitse. Ubufaransa n'Abanyamerika bambukira ku Rwanda baza muri Kongo. Dore ngibi u Rwanda rwabaye ikiraro gicitse kabiri, none dore birangiye ariko bigenze. Abanyamerika, abazungu, abarabu bose bagiye muri Kongo banyuze mu Rwanda. Urumva ko Imana iguhaye ijambo, iryo jambo rihoraho rigasoza kandi ntago rijya rigenda ridasoje. Iyi ni gihamya. U Rwanda hano nanditse ko u Rwanda rumeze nk'ikiraro gicitse kubera ko habaye jenoside yakorewe abatutsi, nanone ruba nk'ikiraro gicitse cyambukiyeho abazungu n'abarabu kugira ngo baze gusahura muri Kongo. Dore none niko birangiye bigenze. Asigaye rero nkabashimiye nkababwira nti mwebwe mwarebye iyi video kandi aho like ukomeze kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi bubohore imbohe. Kandi aho like wikomereze, ubundi nawe wiyandikishe, namwe mukomeje kwiyandikisha. Ndabashimiye cyane kuko benyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro, kuko ukuri niko kuzatubohora nk'abanyarwanda. Fasha ubutu hasi, fasha ubututsi hasi, tuze hamwe nk'abanyarwanda byanyabyo, atari bimwe byamye biducamo amacakubinga abantu bamarane. Kuko iyo mumaranye nimwe nyine mumarana, umuzungu yigaramiye, umwarabu yigaramiye,
bikabagiraho ingaruka n'abanyu bose bigaramiye ubundi mugataka muburo mutabaza. Komere rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todaraba tov meyo.